Yes, muhaye ikaze nshuti mukunzi wa Mugisha TV, muhaye ikaze wiyumvemo ikaze rwose kugira ngo tujyane mu gitaramo mu makuru agiye kuba arambuye ingingo cyangwa se ibyagiye bigarukwaho uyu munsi wose, nta kuvuga ngo haba hano mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, ariko bifite aho bihuriye n'u Rwanda rwacu. Yes, muhaye ikaze rero, muhaye ikaze. Igihe kirageze ukuri kuratsinda before badane tumbe twinjira na like hanyuma commentaire rwose dusangire ibitekerezo. Uyu mwanya mba nigomwe nkavuga nti nyuma y'ibiganiro bigiye bitandukanye byaranze uyu munsi wose hano mu Mugisha TV, ati noneho ndashaka negerane n'abakunzi ba Mugisha TV. Rero dusangire ibitekerezo, nyandikira muri commentaire hanyuma kanda like, dusharinge ku makuru ngiye kuza nkubwire ingingo z'ingezi tugiye kugarukaho. Commentaire nzisoma hanyuma kandi dutangira n'ikiganiro, ntabwo turi butinde. Yes, ndagusuje kandi wowe witwa Bukukuru Jawa ko bigoye wa babeshe n'ababo unama zose za jambo rifite imbaraga, diplomasi yabo yavuye hasi, aho bageze hose barasanga umuryango ufunze. Bagiye bavuga ko bafite inzira, ariko inzira yabo yari umwijima, bagenda basanga izuba ryararashe. Yes, Bukuru uragira uti keep going. Sawa sawa, reka dukomeze. Akagara kamaze kuhagera mbere, kirotera imbere mu kinyoma, inzangwe zawe nzizigera kure, isi irabona amateka arandika, igihe cy'ukuri kiraje kikigaruka inyuma. Baguye kubera diplomasi yananiwe, abo bageze hose akagara yamaze kwaba, Moisenya Rukumotombe Adereki wa Sumatombe alias Blofongo Tombe Emadipi Siwane Otombe. Yes, hanyuma reka ngira ngo dutangire mbagezaho ingingo zigiye zinyuranye tugiye kugarukaho uyu munsi wose. Uyu munsi wari umunsi wari bize cyane n'amakuru y'ukuri n'ibihuha, byose byari byuzuyemo uyu munsi wose. Bizimana Jean Damascene na Musabyimana Rwageretse. Musabyimana muramuzi, Musabyimana Gaspard ni umugabo w'umuhanga cyane kuri chaîne ndamuzi yitwa Radio Inkingi, urumva ni umuhanga cyane. Ariko narababwiye nti aba bantu b'i Kigali imijugujugu bayitera ahantu babona koko harimo imbuto zera ariko badakeneye ko zera. Nuko nguko Rugeretse hagati ya Bizimana Jean Damascene na Musabyimana bagendaga bavuga ngo nibo bazi, ariko amajwi yabo ntamizi yari afite, bashatse kuyobora batubesha, ariko abaturaje babonye ukuri
iyo batakurwaho no kuburizana inzu y'abibombere y'ukura mwiza amahanga yarabareba yaraseseka none amateka niyo abasubiza hasi cyubahiro nzikigurwa n'amagambo cyubahwa n'ibikorwa bifite agaciro iyo uhemukira ukuri n'igihugu igihe kirakara n'izina rigezwa hanyuma kandi ntago ari iyo nkuru turi bugarukeho gusa. RDF cyangwa se ingabo zitazwi nazo zakomeje kuvugwa. Ni ukuvuga ngo turaje ndavuga ni ukuvuga ngo RDF ni ukuvuga ngo iri kwitegura ingabo zitazwi zitarabonerwa izina. Ni ukuvuga ngo ku mipaka y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo bari kwikanga iki turabirebera hamwe. none amateka niyo abasubiza hasi cyubahiro nzikigurwa n'amagambo cyubahwa n'ibikorwa bifite agaciro iyo uhemukira ukuri n'igihugu. Yes, mbonye umuntu ushyizeho like ye, ndagushimiye muvandimwe. Hanyuma ariko byaba byiza nyamuna ukanzeho kuri like kugira ngo ikiganiro tugiranye gikomeze kandi kigere n'ahandi hantu kure rwose. Burya niyo waba utashe yarinze ngo ugihe umuntu gutyo uvuga ati ndakiguhaye ngiki, ariko wakanze like ni ukuvuga ngo system irabikora kigera kure. Ni ukuvuga ngo dukomeze rero dukande like. Lakini maneno yayokuona mizizi diplomasia hiyo imeanguka chini kila walipofika mlango umefungwa walijenga juu ya ilano lakini ukweli unasimama kama mlima tunaona historia. Hanyuma kandi drone mu Minembwe ikomeje ndavuga Sukhoi. Drone ni mu bindi bice bya ruguru. No kuvuga ngo ikomeje guca ibintu ngira ngo ibifobagane byakomeje gutera induru ngo ibintu byacitse, ariko mwumve koko ngo Sukhoi iri kurima ngira ngo hari amavideo turi buze kugenda turebera hamwe. Yes, mu Minembwe turaje turabiganiraho. Wakibaza tese bitewe n'iki kugira ngo drone zongeye zatse umuriro? Ni ukuvuga ngo abantu bakomeje kugenda bashinja Kongo yuko mu gihe batse ibiganiro, mu gihe ngo bagiye muri negociation, aribwo izi nyeshyamba ziza zigafata ibice. Noneho ndabona Kongo yahinduye umuvuno, baraganira babacucuma. Turaje turabirebera hamwe n'amakuru agiye atandukanye ndi kugenda nkubwira ingingo ku ngingo turi buze tugarukaho duhana ibitekerezo. Unyandikire hano muri commentaire, nanjye ndagusomera commentaire, ikibazo igisubizo, tuganire dusharinge ibitekerezo. Walitaka mumino moja lakini wananchi wameamka sasa. Wangea kwenye uzimiki bakuya kuana diplomasia awageze hose akedera taruhonero kuri bagazero tasizere cyari kibarimo iziravuga amategera vuga suruwango ni ukuri sintambara. Ingabo za Tanzania kandi nazo zambariye urugamba. Ingabo za Tanzania ngira ngo mwabonye Minisitiri w'Ingabo, no kuvuga ngo Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiriye uruzinduko i Dodoma. No kuvuga ngo ni muri n'umurwa mukuru w'ubutegetsi wa Tanzania. No kuvuga ngo yahagiriye urugendo
mu bufatanye mu bya gisirikare n'ibirebana n'umutekano. Nababwiye nti uko nguko mubona Amerika iri kwigira gutya, umuriro uraje uraka, turaje turagenda tubisesengurira hamwe. Nukwigisha amateka ushaka kuyobora abafite umutima amaherezo mukanya nabagejejeho inkuru irebana na Tanzania. Ahangaha rwose turabiganiraho. Hanyuma Menya Story TV nawe ndagusohoje kandi natwe turabakunda. Inkuru irebana na Tanzania aho ingabo zayo ziri gusatira imipaka y'u Rwanda. No kuvuga ngo ni nayo nkuru nashyizeho turi buze kuganiraho tugacaho akarongo. Diplomacia kagara yamaze kuhagera mbere babeshe n'abaho inama zose za jambo rifite imbaraga. Diplomacia Yes, rukundo ndagusuhuje kandi komereza aho nawe kwitabira ibiganiro byacu. Ndagushimiye rero kuba unteye courage ukambwira ati komereza aho ngaho ntugasubira inyuma. Ndagushimiye. avuye hasi aho bageze hose barasanga umuryango ufunze bagiye bavuga ko nigena Faudia Providence uragira uti duhereze ayatariho ivumbi. Niko bimeze bwana Providence we. inzira ariko inzira yabo yari umwijima bagenda basanga izuba ryararashe akagara kamaze kuhagera mbere kirotera imbere mu kinyoma injangwe zahinze zigera kure isi irabona amateka arandika igihe cy'ukuri kiraje kikigaruka inyuma aguye kubera diplomasiya. Hanyuma Amerika kandi ikomeje kwigaragaza yuko ari ikirumira habiri, no kuvuga ngo aho icyitwa ngo ni CIA cyamaze kongera gusuka amavuta mu muriro. Ngira ngo iyo nkuru nayo nayikozeho, ariko turaje turayiganiraho dusharinga ibitekerezo. Ibi bintu se mwebwe bakunzi ba Mugisha TV murabona nta kintu bivuze? Abo bageze hose akagara yamaze kuhaba Moisenya Rukagotombe Adereki wa Sumatombe alias Blofongo Tombe Emadipi Tiwane Otombe bagendaga bavuga ngo nibo bazi ariko amajwi yabo ntamizi yari afite bashatse kuyobora batubesha ariko abaturaje babonye ukuri iyo bagakurwa ngo no kuburigana inzu yabo iva mbere y'ukura mwiza
mwiza amahanga yarabareba yaraseseka none amateka niyo abasubiza hasi cyubahiro nzigigurwa n'amagambo cyubahwa n'ibikorwa bifite agaciro uramukiri ukuri n'igihugu igihe kirakara izina rika. Hanyuma rero rukundo kuri wa mudamu wari uri Tanzania uri kuvuga ko bari kubirukana, ni mu kihe gice aherereye? Ni Kigoma? Yes, ni ukuvuga ngo ku nkuru za Tanzania ngira ngo abanyarwanda batangiye kuba ntago ari abanyarwanda gusa, n'abarundi nibo batangiye gukukumba ngo batahe iwabo, atari ukuvuga ngo nabari mu nkambi gusa, ahubwo no kuvuga ngo abarundi bari muri, kandi murabizi yuko abantu bo mu karere ibyangombwa rwose wagira ngo bireba bavuye mu nce za kure, ariko kandi ni nako bikunda kugenda ku bihugu bigiye bituranye. Ngira ngo nk'uri hano hirya Rusumo ntabwo bimusaba pasiporo kugira ngo ajye muri Tanzania, mu gihe abandi baturutse hakurya y'aka karere ka Kirehe, mbese hakurya y'imirenge ifashe kuri Tanzania, bo bibasaba abatari muri ibyo bice, abari hakurya, ni ukuvuga ngo mu Rwanda hitaruye Tanzania niba ariko navuga, bo bibasaba iyo pasiporo apana ngirangamo. Rero ni ibisanzwe yuko rero abantu bambukanya imipaka gutyo tubuga cyo ukavuga ati ngewe ndagiye, uce mu nzira za gutya na gutya ukagenda ukagerayo, kandi abanyarwanda baragenda. Uretse mu Rwanda abantu twayobewe, no kuvuga ngo ari abajya Uganda muri ubwo buryo, ari abajya Tanzania, ari abajya muri za Kenya, ari abajya muri Congo. Ni ukuvuga ngo baragenda bagakora bagahaha, kandi bigakunda ku buryo asigara akubwira ati ngewe njya mu Rwanda nyine nuko ari igihugu cyambyaye, ntafite imiryango, mpafite famiye, ariko ku bijyanye n'imikorere no gushaka ubuzima ntabwo ngiye nagusubirira mu kadomo k'iwacu, urumva. Rero ni ukuvuga ngo ugasanga hariyo abantu benshi bariyo badafite ibyo bita ngo ni ibyangombwa n'ibiki bya work permit, bya biki byose. Ni ukuvuga ngo rero kuvuga ngo baratwara abarundi, by'umwihariko abarundi n'abanyarwanda bo nge ndatembera cyane abarundi n'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo abanyamahanga bisaba ngo babe bamaze kumenyana igihe kirekire n'uwo muntu, cyangwa se abibwira babwira ati ngewe ndi umurundi cyangwa ndi umunyarwanda. Ariko abanyarwanda twebwe, abanyarwanda tugira ikibazo, ntawe uvuga ko ari umunyarwanda, urumva. Hamwe no kwita abakongomani, abandi bakiyita abarundi, ariko nyine biragoye yuko umunyamahanga apfa gutandukanya umurundi n'umunyarwanda, haba muri comportement, haba mu mivugire, mu byo dukunda n'ibyo abarundi bakunda, mu buryo bwose barasa. Rero biragoye yuko bari buze kuvuga ngo barakukumbye abarundi, kuko itangazo n'abahiriweho bari bahawe amatangazo y'uko bagomba gutaha bakava mu gihugu cy'abandi, n'abantu badafite ibyangombwa. Ariko twareba tugasanga ni benshi, kandi ngo ni abarundi, ubwo abanyarwanda bo nta kintu bavuzeho. Ariko akabazo, nibagufata kuko uri umunyarwanda, usa nk'umurundi, uvuga nk'umurundi, ukora nk'umurundi, abantu utangara nk'umurundi, useka nk'umurundi, ibintu byose tumeze kimwe fizikali, utabona itandukaniro ry'umurundi n'umunyarwanda, uribaza ngo nibagufata se n'ubundi nta cyangombwa, urababwira ngo muri gushaka gucyura abarundi gusa, ngo twebwe abanyarwanda ntabwo turimo. Ni ukuvuga ngo upfa kuba gusa udafite icyangombwa. Niyo mpamvu n'abanyarwanda bibariya, kandi ingamba z'umutekano zakajijwe noneho ku gice muri iyi ntara y'Akagera. Ni ukuvuga ngo iyi ntara ifatira mbese ibi bice byose bya Tanzania bihura n'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo ndaje turabyinjiramo, hanyuma tumenye ibi bintu uko bimeze. Ariko nyandikira umbwire wowe umwuka urawubona utese, wa mugani w'abarundi turyama umugondora jose. Lakini maneno yayo kuona mizizi, informasi yayo imeanguka
chini kila walipofika, wakakuta mlango umefungwa. Walijenga juu ya ilano, lakini ukweli unasimama kama mlima. Dunia na historia inaandika, jina likianguka lisimami tena. Walitaka sauti bila haki, walitaka nguvu bila moja, lakini wananchi Anastase Munyangabe ndagusuhuje. komera rwose. sasa wongera kwenye uzimiki bakuye kuhara diplomasia ndani abo bageze hose akenera taruhondera ukuri bagazeho tasizere cyari kibarimo iziravuga amateka aravuga suruwango nyukuri shintambara nukwigisha amateka ushaka kuyobora abafite umutima amaherezo hanyuma rero Musabyimana Gaspard rwose bakomeje kumutera imijugujugu. ntari nawe mabwiye ni wa mugabo wo ku nkingi, aho bizi Imana. ariko se iri zina ubu ntiryapfuye ubusa we, izina ngo bizi Imana, kandi tumwumva avuga ati reka ati by'Imana, ati mwabonye hehe Imana hari umuntu yafashije, cyangwa mwabonye hehe umututsi wigeze arokorwa n'Imana. rero ngo yitwa Bizimana, ari kwibasira Musabyimana Gaspard avuga ngo yari umuyobozi, ngo yari umuntu ukomeye muri RTRM. ariko se za RTRM uko zabaye nyinshi wagize ngo abo kuzafata ntituzafata benshi. no kuvuga ngo noneho haje n'amacano bakantana ubundi babaye benshi muri iki gihugu. ahari bizasaba igishoro gihambaye kirenze icyo bashyizemo uretse yuko wenda impamvu byanagiye binasaba n'ingufu nyinshi, nuko babaga burya ushyira ingufu mu kinyoma, iyo uri guhimba uhanga ibintu uremarema ibintu bitariho biranakuvuna rwose. ariko ubwo ngo Musabyimana, ariko uriya mugabo mu by'ukuri ngewe uriya mugabo ni umugabo. erega buretse ngewe mbabwire, wenda tuganire dutangira, izi nkotanyi kuntu zikora, zirabanza zikagutera ubwoba, ni ukuvuga ngo zigakora ibishoboka zikakumenaza kugira ngo zirebe ko ukangika. nibabona uri umuntu ukangika, uzaza upfukamye ti bidishye ti rwose ti pe gutyo ti ngewe tiriya leta ubundi nayibagamo ntanayibamo. hanyuma aho byakanga babona byanze, bakagira ibiki nakubwiye, baraza bakagutega abagore, baraza bakashaka kuguha uburozi, babona wihagazeho. ariko nanone ntabwo ari uwo ari wese bajyana kuri urwo rwego, kuko bagomba kuba bamaze kureba icyo ushoboye. ni ukuvuga ngo ushoboye mu mutwe hawe, ni ukuvuga ngo ubumenyi, ubushobozi, niko bakora izi nzira zose ndi kukubwira. hanyuma babona icyo nacyo ugitsinze, baguteza umugore, uramusimbutsa bataho simfatwamo, baguteze barebye basanga kugufata ngo bagutamike akantu wapi,
umutekano wawe urawuzi urawucunga, nabo kuza ngo bakubeshyabeshye ngo baparike imodoka hano ngo ngwino ngo tuyobore ngo hano imbere, cyangwa ya manyanga yose bakora ngo hari icyo ngo bakubaza ngo icare mu modoka ngo tukubaze, bakabona ibyo byose urabizi. ubwo igikurikiraho ni iki? baravuga ati uriya muntu twamwegera. Rero aba bagabo mubona bakomeje kwihagararaho si uko batabegereye, none ntimurebe ubumenyi bafite, nta kuntu Dede atabagezeho. ngira ngo wa mudamu nyakwigendera Imana imuhe kuruhukira ahamukwiriye, yitwa Inyumba Royiziya. Evode yatubwiye yuko ariwe wagendaga abarumba hirya no hino abatera injuga ngo abazibafate ngo bazi. ni ukuvuga ngo aba bagabo rero nabo babagezeho, ariko barabatoya. ntabwo umwijima ukorana, cyangwa se ntabwo umucyo n'umwijima bibana. nuko nguko ubundi, nuko nguko wowe urabyumva uti? ndagusabye uko dukomeza mu kiganiro kuri buri ngingo rwose unyandikire umbwire wowe uko uri kubibona, rwose. nuko nguko abeshehise bashe n'ababo inama zose zajambo bitsembana diplomasi. Jerome nibwo hageze. Jerome komeza Jerome, ndagusuhuje nanjye ndagusuhuje rwose, gira umugoroba mwiza. yavuye hasi aho bageze hose barasanga umurira ngufunze, bagiye bavuga ko bafite inzira ariko inzira yabo yari umwijima, bagenda basanga izuba ryararashe akagara kamaze kuhagera mbere, iyo utera imbere mu kinyoma injangwe zawe inzizi igera kure, isi irabona amateka arandika igihe cy'ukuri kiraje kikigaruka inyuma, aguye kubera diplomasi yananiwe, abo bageze hose akagara yamaze kwaba, Moise Nyarubugotombe Adereki wa Sumatombe alias Le Congo Tombe Emadipi Kereva Rubayita we ndagusuhuje Wane Otombe bagendaga bavuga ngo nibo bazi, ariko amajwi yabo ntamizi yari afite, bashatse kuyobora batubesha ariko abaturaje babonye ukuri, iyo bagakurwa ngo no kuburigana, inzu yo imbere y'ukura mwiza, amahanga yarabareba yaraseceka, none amateka niyo abasubiza hasi, iyo nzikibulwa n'amagambo zubakwa n'ibikorwa bifite agaciro, iyo uhemukira ukuri n'igihugu igihe kiragaragaje ntarigagwa, walitemera kirabona viongozi lakini maneno yayo kuona mizizi, diplomasi yayo imeanguka chini kila walipofika, wakakuta mlango umefungwa. barashegera. hanyuma rero minembwe rwose, aha hantu noneho babacanyeho umuriro, ngira ngo twinjira mu nkuru zacu in deep. ni ukuvuga ngo Minembwe bari kuhatwika, bari kuhatwika. Hakizimana Pascal ndagusuhuje, uragira uti what's the name?
ngo what is this artist name. Aha, ndaje ndamukubwira. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo Minembwe murabizi yuko za nyeshyamba zuriye Rutemikirere ngo zagiye mu Busuwisi, mu Busuwisi kuganira. Urumva zagiye kuganira, muri uko kujya kuganira ariko abakunzi ni ukuvuga ngo impirimbanyi n'abandi bantu babona yuko aka karere uburyo gahagaze, uburyo imiyoborere iteye muri aka karere itari feya, bishaje, bigomba guhinduka. Urumva hakazamo ubundi buryo bw'imiyoborere bw'inkurudinga buri wese mu gihugu arimo, nuko ngo mbese by'umwihariko geopolitiki y'aka karere uburyo yesitaye abantu batanyuzwe n'ibyo bintu. Ubwo noneho nari mvuze ni n'abakunzi muri rusange bo kubona akarere kajya mu wundi murongo mushyashya. Bakomeza gushinja Tshisekedi yuko cyangwa se Kongo yuko buri uko agiye kuganira aribwo inyeshyamba ziza zigafata ibice. Mu gihe bari kuganira Deda akaba ari hano ari gufata ibice, akakubwira ngo nari nagiye kureba abatutsi ngo badapfa. Urumva nuko nguko. Hanyuma iki kintu Kongo ngira ngo yaracyumvishe, mu kucyumva ariko ntago yacyumvishe gutyo gusa, kuko ntekereza yuko ari uko Amerika ishobora kuba noneho n'ibyo baganira inyuma y'amarido twebwe tutareba, bishoboke ko bitari kugenda neza, nicyo kintu ndi kubona, kuko ndi kubibona kuri tere niho tubonera ukuri. Mu magambo yakubwira ukuri cyangwa akakubeshya, ariko kuko utareba mu mutima we jya uza kuri tere, ibikorwa nibyo bitabeshya. Rero icyo mbonamo ni uko Amerika na Tshisekedi ibintu bishobora kuba ishyamba atari ryeru namba, kubera yuko mu gihe bajyaga ubundi kuganira ni ukuvuga ngo ubwo Amerika yababwiye ati rero muri kuganira nta kurasa nta kugira ibiki, ati mube mushyizeho agahenge hanyuma muvugane, nimuvugana muze mushyire mu bikorwa ibyo mwavuganye, niba mwananiwe kumvikana muze mutwikane, umugabo agaragare, imbwa nayo igaragare, ijye kurinda ibipangu by'uwo wabaye umugabo. Urumva none ubu ngubu icyo gihe Tshisekedi akavuga ati koko turagenda turashyiraho wenda abari busigare bari mu bikorwa by'intambara, uwagaba udutero, ategereje uwagaba udutero, ntitubura twa hato na hato, ntabwo bahagarika burundu, yarangiza bakagenda. None ariko izo nyeshyamba zikaza zigafata ibice. None ubu ngubu barababwiye ati turaganira, ati turajyayo nta kibazo, atariko turaganira tubatwika. Ibi harimo impamvu zigera muri 3. Imwe, buriya kuganira kwiza ni ukugenda umuntu wamuhejeje umwuka, abona ko yenda no guhera, ni ukuvuga ngo umuri hejuru uri mu kugakano ku buryo byose abyemera. Ariko icya kabiri nari ngarutse hari nacyo ndi guhereza amahirwe, ni imyitwarire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho muri kubona iri kuza ikongera Dede yari ari kugenda ashirirwa neza, asigaye ari guhumeka nk'akuka ka nyuma mu bijyanye na geopolitike y'aka karere. None bari kugenda bamwongereramo akuka, ni ukuvuga ngo bya bintu Amerika yanze kuvuga ngo ya jenoside ntabwo ari iy'Abanyarwanda, urumva ngo ni iy'Abatutsi. Ukibaza ati ese Abatutsi ntabwo bo ari Abanyarwanda, ni Abarundi, ni Abagande se? Hanyuma bakaza tukumva ngo leta ya Michigan, tukumva ngo leta ya hehe na hehe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tukumva baratubwiye ngo burya ngo bya bintu nawe urebe nyuma y'iyi myaka 40 ingahe, ngo burya ngo byitwa gutya na gutya. Urumva bakongera kandi Tshisekedi, ndavuga nti rero kugira ngo ibyo bari gukora niba ari ibintu biri sensitive, atari ibintu biri aho bisanzwe gusa, ari ibanga bavuganyeho na Tshisekedi ati wowe ibi turi gukora hano ntubyiteho, ntubihereza agaciro,
twebwe turi mu kazi, wowe tuzi ibyo dukora turabizi, ndaza nkareba uburyo urundi ruhande narwo rubyitwaramo ibyo bintu, rurabyitwaramo ruteye. Ni kujya kuranga asanga Kongo nkabona ntago ituje. Aha ngira ndetse ngarutse nihuse kuri inkuru ya Tanzania nayo nababwiye ko igomba kuza ifatanye n'ibi bintu, ni ukuvuga ngo byose bifitanye isano. Minisitiri w'ingabo muri Repubulika ya Kongo kuvuga ngo ubu ari i Dodoma, yagiye kuganira n'igihugu ni nyuma y'uko bari bamaze gusinya amasezerano y'imikoranire mu bya gisirikare, barangiza noneho bakavuga ati rero sasa tika twoherezeyo na minisitiri w'ingabo. Rero ntabwo baba bagiye kuvuga ngo bagiye ngo kuzana amazi meza muri Goma ngo muri Bukavu ngo ni kuvuga ngo bari kuvuga intambara. Aho ni kuri Tanzania. Nari nababwiye ibikorwa bagiyemo muri Congo Brazzaville. Hanyuma naza kuri tele neza kuri iyi nkuru ya Minembwe, ahari mwakomeje kubona amavideo. Ariko ikibazo ni uko nabonye bari abagabo bo kuri ngo imurenge 5/5 niba ari iki, bari kuvuga ngo aka kaga ngo bazaniwe na Kisekedi, ngo ni akaga bazaniwe n'abarundi, ngo icyo bifuza ngo nuko ngo bava hariya bagataha. Ariko ikibazo ntibamenye ngo ntibabasha gusobanura ubundi Kisekedi deda ataratera Kongo, Kisekedi ntabwo yari ahari. None se hari uwari warabarashe? Neze kuki batumva ko aka kaga kose bakazaniwe, aka kaga kose barimo bakazaniwe na dede. Cyokora akagenda agakoresha bene wabo haba bamwe b'abanyamurenge. Ariko abanyamurenge you deserve respect kapsa rwose. Dede muramushegeshe. Umungu yigeze kuvuga ngo ubu ngubu ngo bari kugenda boroha, ba fragile, bari kugenda boroha. Ndavuga dede ari kugenda yoroha. No kuvuga ngo aragenda yoroha, bivuye no kuki, bivuye no ku mpande zombi, zaba abanyamurenge baba abanyarwanda. Turi guhimbana n'abandi bari guhimbana hanze, bafite lobby, bafite iki, yaba Kongo muri nka guverinoma. No kuvuga ngo bagiye bavuga ko bafite inzira, ariko inzira yabo yari umwijima, bagenda basanga izuba ryararashe. Aba bahungu babwira ati, aba bahungu bababwira bati bagiye babayobora mu mwijima, nibo banyamurenge noneho bamuririmbira n'uturirimbo ati FPR umuryango w'abicanyi. Akanara kamaze kuhagera mbere, iyo uteye imbere mu kinyoma, injangwe zawe zigera kure, isi irabona amateka arandika, igihe cy'ukuri kiraje kikigaruka inyuma. Aguye kubera diplomasi yananiwe, urumva baratubwira ngo FARDC ngabazarendo ngo barasa. Ariko ndagusabye, ariko komeza unanshiyaringe. Ndagusuje Theogene Habarurema, ndagusuje rwose, komera cyane. Hanyuma nawe Njali Alex, ndagusuje cyane nawe, komera. Urumva iyo bavuga ngo FARDC ngiri kurasa inka, FARDC irwana n'inka irwana n'inka. None se izo nka nizo zateye Kongo, izo nka nizo ziza, nizo zafashe Goma, nizo zafashe Bukavu, nizo zakoze aya mabyo. Izo nka nizo zakoze jenoside hariya muri Kongo. Iyo mvuga jenoside mbabarire, ibyo mu Rwanda ntago ari byo ndi kuvuga ibyo muri Kongo. Ibyo mu Rwanda mu byigumanire, ntimubisanishe, kuko ega nuko
ibi bitarangira ubundi buri gihe umwana abona izina iyo yamaze kuvuka. Ni ukuvuga ngo urushyi intambara irangire muzabibona. Trump ariko yarabivuze nubwo atabyize jenoside, yabyise ngo ni ubwicanyi bumaze gutwara miliyoni 20 urumva. Izo nka bavuga ngo bararasa, farigura indege zo kurasa inka ngo bimara ikisi. Inka nizo baba bahanganye ku rugamba, nizo baba bari kumwe kuri front line. Iryo sasu rirapiki ngabaza rendo ngo bishinga. Noneho umbwiye uti byibuza ati za nka twazibuze. Umukumbi wari hariya cyase ishyo ry'inka mu mbabarire, ati twabyutse zari inka 1000 tuburamo inka 100. Aho navuga nti ntago abakunda inka ari abantu runaka, biransaba ngo mverifiye neza uruhande rwe rwose rwabikora rwazitwara rwaziye. Ariko none yuje ukambwira ngo bazi kubishisa amasasu ngo bazishe bazisigaho ngaho. Ewa bageze hose akagara yamaze kuraba oisengaro mugotombe adereki wa sumatombe alias le pongoto bagenda basanga izuba ryararashe akagara kamaze kuhagera mbere. Yes, akagara ko muri Kenya ndumva ubwo mperuka i Nairobi yes, ubwo nimeruka i Nairobi hari agace ntabwo ndibukavuge, ntaba nkondeye abantu bariyo, nanjye nani kondeye bakamenya address y'abantu bari bujye kuganira nabo. Ariko ubwo mperukayo ariko sha abahungu bafashe amavuta, bafata kawunga, bafata buri kimwe cyose, ababo mu Kagara barangije mbese bafata ibikoresho by'amasuku, kawunga, umuceri n'ibyo bikoresho by'amasuku nyene nayo mvuze, bavuga ati tugiye kureba ababyeyi babiri. Urumva babageye ntabwo ndi buhavuga izina. Noneho bagezeyo nje nari mpari gutya rwose. Bagezeyo urumva umubyeyi baramuhereza, arashima rwose, aravuga ati murakoze. Ariko noneho za ntore za dedi zari zabariye runono, babagwa gitumo. Urumva yewe, urumva baje bashaka kumugirira nabi. Noneho by'umwihariko muri kiriya gihugu cya Kenya, ngiye nababwiye ko nagiye matemberera inshuro nyinshi, rwose umuntu yawukubita pepe abantu baraho, ariko bakavuga ati n'abakongo tati barabizi ibyabo byo bari muti. Ntawe uba ukeneye bimwe mu Rwanda usanga abantu batongana, ugahagarara ugashungera cyangwa ukajyamo ngo urakiza, hariya bibaho gake. Urumva rero baraje neza babacanaho umuriro, ndavuga babagizi ba nabi ba dede, nuko ngo n'undi ni bagenzi babo b'abanyamurenge ariko bo ku ruhande rw'ibifobagana. Yewe ibyabereye aho ngaho, umuhungu yahise afata, yitwa Kabuye, yahise yurira ipikipiki iramuzamura, aracika arigenda, ariko yari ahasize agatwe. Noneho birangije ya miceri, ya mavuta, yewe urumva barabimena, barangije batonganya uwo mudamu ngo ibintu byinshi cyane, ngo ubwoko bwacu ngo kandi nawe murafatanyije. Umudamu nta kindi yakoze, bati tubundi tibiriya bintu mba mbona ari n'ibirara. Njyewe biriya bintu tubundi sinzi no kuntu byamenye iwanjye. Naho batandukaniye na ba bantu Rusesabagina yarokoye, akabarokora pe bakarokoka. Bamara kurokoka, none ubuzima bwamara kugaruka, tirakaraka kiriya kintu mwebwe mura tinicicanye tikishakiraga amafaranga. Kirotera imbere mu kinyoma, inzangano
canje kikigaruka inyuma baguye kubera diplomasi yananiwe abo bageze hose akagara yamaze boyisenya rukagotombe adereki wa sumatombe alias Lopongo tombe emaditi siwane otombe bagendaga bavuga ngo nibo bazi urumva ariko ntibagire ibiki ahubwo nari mbikurije kuri izi nkuru za minembwe kuntu bari kuvuga ngo ni Tshisekedi nk'abarundi ariko nyamara Dede ataratera nta sasu ryigeze rivuga hari ahantu nta muntu wigeze wicwa ariko ntibashaka kureba uwo nguwo wabazaniye ako kababaro ahubwo ngo ng'abarundi hariho igihe ureba umuntu avuga ukagira ngo nta n'umutwe we nta n'ikintu kirimo birababaza cyo koze birababaza urumva abo barundi mana ariko amajwi yabo ntamizi yari afite bashatse kuyobora batubesha ariko abaturaje babonye ukuri iyo bakakurwa ngo no kuburizana inzu y'ibombereye ukura mwiza amahanga yarabareba yaraseceka none amateka niyo abasubiza hasi tuariyo nzikigurwa n'amagambo tubagwa n'ibikorwa bifite agaciro iyo uramukira ukuri n'igihugu igihe kirakara n'izina rikagwa baritekera kirabona ibiyobozi nuko nguko ariko ntabwo Kongo ibyo ngibyo ibyitayeho yo irakomeza gukora akazi kayo ititaye ngo Dede ngari gukoresha abaturage ngo bitotomba ariko ukuri barakuzi ngira ngo by'umwihariko nubwo abo bavuga gutyo ni ibifobagane by'abanyamurenge ariko hari abandi babaye abagabo mugenda mubabona hose bagenda bavuga inkuru ya Dede mbese Dede inkotanyi bazivuga uko ziri barazivuga ibigwi byazo barafinda yarabisobanuye ibigwi by'inkotanyi lakini maneno yayokuona mizizi diplomasi yayo imeanguka chini kila walipofika wakakuta mlango umefungwa walijenga juu ya ilano lakini ukweli unasimama kama mlima juni inaona historia inaandika jina likianguka hanyuma leta zunze ubumwe za Amerika nazo zigize zitya zisa n'ibintu by'ibicupuri nuko ngo byavuye muri CIA hanyuma baraza ngo abahutu ngo nibo ngo bahanuye ngo indege ya Habyarimana ngo kandi ngo nibo ngo babaheza nguni urumva ariko nyamara ibi ngibi bavuga none se igihe batabivuze ni ryari ndetse ibi kubivuga biratanga icyizere gikeya bya za mapuro bari bamaze biciye muri minisiteri yabo y'ububanyi n'amahanga ariko y'ububanyi na Afurika za mapuro bari bavuze bagiye gushyira hanze ku kwihanurwa ry'indege ya Habyarimana no kuvuga ngo ahari icyizere ntabwo gishizeho ariko nanone ubwo bivuze ngo tugomba kongera kukirebaho niba koko bakomeje kwitwara gutya ariko ibyo barabikora muri wa murongo wo gukomeza gutera umugongo Dede ariko gutera umugongo Kongo ariko Kongo nujya wumva mvuze ngo barayitera umugongo Kongo pozisiyo irimo rwose niyo kurangiza akarere kubera ko si urukundo rega bagiriye Tshisekedi si urukundo cyangwa si urukundo bagiriye Kongo na Tshisekedi nyine ariko nta nubwo ari n'urwango cyangwa ngo icyo Dede yakoze yabahemukiyeho mu byo bari bapanze
ukuyeho ibyo baba bavuga Dede bavuga mu magambo ngabo banyamerika ngo ibiki n'ibiki gutyo murabazi uko bavuga bari gukanga ngo n'abapanafricaniste ngo Afurika ngo twebwe ngo twakaye ngatwe ngo dushakamo ngo twishakamo ngo ibisubizo ngo bikareka kuva ngo hanze y'umugabane no kuvuga ngo Dede ntago ari uko hari icyo yacumuye ntacyo niki ni impinduka zo muri geopolitike ni nko kwa kundi ushobora kugura agasuti kagukwiriye hanyuma igihe kikagera indi kaza gutya ndetse ukanabyibuha uretse n'inda ukanabyibuha umwenda bikarangira utakigukwira atari uko umwenda wagabanutse ahubwo uko impinduka zabaye umwenda wawuguze ugukwira pe ariko impinduka zabayeho nta kibazo rero kikosa impinduka iyo zije nuko nguko zigenda Dede reka dukomeze turebe kuri iyi ngingo ndi hano nge narababwiye nge ntago ndi umupropagandiste ngo ndazanze ngo nkubwire uruhande rumwe ngo dore Dede ngaragiye Dede aragiye baramuriye kandi bari kumurigata atari ukumurya ngewe ibyo ndabicunga hese uko ejo nabibonaga niko bimeze cyangwa ahubwo bari kurangaza abantu ahangaha rero mumbabarire ntago ari ugucika intege mu buhirimbanyi nta nubwo ari uko urugamba rurangiye kuko nge ndi kubabwira yuko intambara yaje bedewe sinzi niba hari umuntu uharanira impinduka cyangwa se wifuza ko ibintu bigenda mu bundi buryo ndavuga mu buryo bwiza hano mu karere by'umwihariko mu Rwanda rwacu wumva yuko ibiganiro ari byo bizatuma ibyo bintu yifuza bigerwaho nyandikira hano muri commentaire umbwire kuri iyi ngingo uragira ibiki urabyumva uti impinduka ziketse isasi kwa mugani wa Karasa isasu bitari isasu ni ukuvuga ngo bizakomeza bibe pororonje kugeza igihe isasu rizavuga nk'inkuba ari nabyo ngende kureba ahubwo nkabona neza bya bihe twifuza byageze kandi ntabwo hano ku kibuga cy'imirwano ntabwo bari kubarasa gusa no kuvuga ngo hari narababwiye yuko ubu hari kuburaho amezi 2 ngomba gukora chaîne ya WhatsApp video ifoto byose tutemerewe gushyira ahangaha bikajya bijyaho ariko bari kubafata nyuma ya babandi 267 hano vashize iminsi 3 fari berekanye bafashwe bizinye shyamba za Dede noneho hari abandi nanone bongeye gucakirwa uyu munsi nakomeje kubabona bari kubenteroja bababaza ati mwebwe basubiza ati ngewe mva Butare no kuvuga ngo ni mu ntara y'amajyepfo ahitwa Huye abandi ati tuvanga hari uwansekeje babajije tese ti waje ngo yango ngewe bamubajije atese ati wageze hano uti ngo ngewe ngo bari banyoheje nyine ngo ngende nitemberera tese noneho tebakubwiye ngo ugende witemberera no kuvuga ngo nibya babandi bagenda bohereza nyine bajya kunika za ntasi abandi gutyo nyine arumva babanza bakagenda mbere kugira ngo bazajye nyine gutera izo nce bazimetiriza bazizi neza babatuye aho hinguka aha kwa kundi nyine abacuruza protector abacuruza no kuvuga ngo screen protector cyangwa se ama covers cyangwa se ibintu byinshi nyine bimwe twa tuntu ucuruza bigatuma ushobora kuva nka hano nk'aha ngaha ku hano kamashashi
hano ku kagari ka Kamashashi, ukagenda ukagera nka Nyanza ya Kicukiro, utembera n'amaguru uri kumonitaringa aho hantu kugira ngo muzayobore mu gihe muyobora bagenzi banyu mu gihe muzaba ibitero byatangiye. Noneho none arangije aravuga ngo rero ngo bari bamwe ngo ngende ntembera ngo ndeba ngo none se ureba iki? Yavuze ngo agenda areba ngo aho bazaza kugarura amahoro. Ngaho bazaza kugarura amahoro kabase. Urumva za propaganda za dede ubwo yarababwiye ati hariya ati bene wanyu barapfa, timugende timujye kugarura amahoro. Nawe rega mu kuvuga nibyo nkubwira ntaba bantu dede wagira ngo arabanza akabadahamo ubwonko akabasigaza gusa akantu kabasha gukora akazi yabatumye, niba ari ukumonitaringa ibyo bamonitaringa, niba ari iki mbese akaba ari ako ngako abasigira, kari bubacyure kari bubasubize mbese. Ariko ibijyanye no gusezera kabase iki kintu nubwo nkibwiwe ntanakivuga mu itangazamakuru nyine kugira ngo nyine ntakivuga mu itangazamakuru, nafashwe kuriya yafashwe ameze atya. Iyo ni impamvu wabwira umuntu icyo kintu cyakumvikana. Umwana w'umuhungu rwose ntaguse kubona koko, ariko bamubwiye koko ariko babimwigishije neza ati bari batubwiye ati tuze kumonitaringa, tumenye ahantu tuzajya tunyura nitwaza timuza kugira ibiki, tituza kugarura amahoro. Ni ukuri shintabara nukwigisha amateka, ushaka kuyobora abafite umutima amaherezo ukibaza ayo mahoro baje kugarura igihugu cy'abandi ko basanze kirimo amahoro, baje ubaye niyo mahoro, ariko ubaye niyo mahoro baje kugarura. Karasanyi ndagusuhuje. Hanyuma kandi Karasanyi nawe akomeje ntago aboroheye mu gihe bari kufata baje kugarura amahoro bariya n'aboherejwe naki. Karasanyi nawe yakomeje kubafata rwose, yakomeje bimwe abajya bavuga ngo ibikoresho dede abahungu koko yabakoreye ibikoresho, ni ukuvuga ngo yabahaye ibikoresho. Ariko Karasanyi arakubwira ati njyewe dede yabaguriye ibikoresho nanjye ubwo ababinguriye kuko mba ndi bubibambure. Hano kuri channel nashyizeho ibidateje ikibazo muri YouTube, ariko mu by'ukuri ni ukuvuga ngo biteye ubwoba. So Karasanyi rero ndagusohoje nawe inama zose za jambo rifite imbaraga, diplomasi yavuye hasi, aho bageze hose barasanga umuryango ufunze, bagiye bavuga ko bafite inzira ariko inzira yabo yari umwijima, bagenda basanga
barashe akagara kamaze kuhagera mbere iyo uteye imbere mu kinyoma injangwe. ariko ku nkuru y'akababaro ariko humura nta wapfuye kuvuga ngo umubyeyi idamange iryamugwiza muramuzi yuko nawe yahanganye n'inkotanyi rwose mu gihe gitoya ariko yari amaze kuzishorogotora mu bwonko kandi njye narababwiye nti nimushaka kumenya ukuri k'umuntu mujye mureba n'imijugujugu bamutera niba ari umuntu witurije ari aho ngaho akavuga amagambo nka kuriya idamange yabarasaga ku karubanda ukabona urebe nta kibazo niba ari nta kibazo akomeza ibikorwa bye akagenda muri supermarket akagenda gusenga mukamuzi ngo umuntu abaha mukamumuzi yidegembya ariko mukumva aravuga amagambo akakayimenya ngo nguwo ni uwa dede urumva ariko umubyeyi ngira ngo yabivugaga bamwe ndumva twaramukurikiraga twese bamubwira ati wowe uri inkotanyi turabazi ishati inkotanyi mugira imitwe myinshi ariko ntabwo ari imitwe uriya mubyeyi yavugaga ibimuri ni ibiri ku mutima ni ibyavaga ku ndiba y'umutima we rero umubyeyi numvise ngo rwose ngo yakoze impanuka ariko Imana ikomeze imworohereze cyangwa zawe zizigera kure isi irabona amateka arandika igihe cy'ukuri kiraje kikigaruka inyuma aguye kubera diplomasi yananiwe abo bageze hose akagara yamaze kuraba oisenyaro kumotombe anereki wa sumatombe alias lopongo tombe emaditi siwane otombe Catherine Sentime yewe urantunga rwose ariko washyizeho tumuriro uratse kandi ushyiraho n'agatima yes ndagushimiye kandi nawe natwe mu Gisaya TV turagukunda kandi ariko ko watinze byagenze biti nuko nguko bagendaga bavuga ngo nibo bazi ariko amajwi yabo ntamizi yari afite bashatse kuyobora batubesha ariko abaturaje babonye ukuri iyo badakurwa ngo no kuburizana inzu yawe imbere y'ukura mwiza. uwitwa Muhozi Kena Rugaba araje amena umuceri njye nababwiye nti iki gisirikare cy'u Rwanda mubona kibabwira mu mibare cyandikishije izwi ku rwego uwo wese ashatse ajya kubaza imibare bakamubwira ati ni iyi ngiyi ntago ari uko nguko njye nababwiye ko igisirikare cya dede kirenze abasirikare 100,000 ariko umuvandimwe aransharenjinga aravuga ati ese ibyo 100,000 igisirikare cyo dede yabahemba iki ariko ngira ngo mwabo abazungu ntako batamugize ngaho bamubwira ati wowe training ingabo nyinshi zihagije nako ubaka igisirikare kigizwe n'abantu barenze umubare ku buryo muzabasha kuturindira inyungu zacu muri iki gihe cyose ubona gishize hanyuma kubahemba ntabwo ari umuzigo kuri bubu ngubu ariko bigiye kuba umuzigo guhera igihe ari bubavuye muri Kongo ndetse yes ndagusoje Damuru urumva nakuvuga ngo mwatangiye kubona ingabo ziri gutaha ngo bamwe babohereje muri misiyo bo muri misiyo urumva bagiye mu kazi babashakiye ibiraka muri Jamaica bagiye kubaka amazu baba gutyo ahantu hose bagiye babanyanyagiza noneho bigatuma bitaba umuzigo ahubwo bijyanye n'amafaranga baba bari buhabwe amabizinesi baba bari bukore muri ibyo bihugu bagiyeyo ugasanga ahubwo bari kongera no gufasha n'abandi basigaye no kuvuga ngo mbese bigatuma igisigaye kitamubera umuzigo rero 100,000 dede abigezamo
Muhozi rero amennye umuceri ati aratubwiye ngo ngagiye ngo kohereza ngo ingabo ngo ibihumbi 100 kuzohereza muri Isiraheli ngo zijye kurinda ubutaka bw'Imana cyangwa se ngo ubutaka butagatifu. Wakibaza ngo nubwo ibyo ari kuvuga bimeze nk'ubusazi, ariko ntabwo biba ari ubusazi 100 ku rindi ngo nta kintu kirimo. Ubwo ngubwo tuzanabigarukaho, ariko ngiye ko nshatse kuvuga ni umuntu navuze nti iki gisiga cya Dede ni abantu benshi cyane ibyo uvuga ngo cyandikishije ibihumbi 35 ngo nibyo gifite. Ubugande nabwo birazwi yuko cyandikishije abasirikare ibihumbi. Yes, turacyakomeje muva intambara irakomeje urumva ni ukuvuga ngo cyandikishije Ubugande bwandikije ibihumbi 45 nibyo byanditse, ariko se ibyo bihumbi 100 bigenze biti? Ni ukuvuga ngo baba bafite byinshi, baba bafite abasirikare benshi, ariko bo batavuga mu mibare kubera baba babayeho kubw'inkunga. Ni u Rwanda, ni Uganda, kuko ngo abo bose babayeho kubw'inkunga. Inkunga uyifunze ni nko guhagarika seromo mu ndembe, urumva rero ibyo ntabwo babivuga. Kandi nyine baba bizanyaho nabo bampatse ibihugu, ntabwo ari uko baba batabizi, ntabwo mbisobanuraho birebera. Ariko Muhozi araje aravuga ati rega burya dufite abasirikare barenga abo ngabo, urumva amajose tajambo rifite imbaraga. Damuru uragira Damuru urambaje ngo witwa ndese? Ni ngewe uri kubaza, nitwa umwami w'Igisaka. Diplomasiya yavuye hasi aho bageze hose barasanga umuryango ufunze. Bagiye bavuga ko bafite inzira, ariko inzira yabo yari umwijima. Bagenda basanga izuba ryararashe akagaraka. Yes, The Voice Madiba uravuga ngo iki? Mbwira tu amaze kuhagera mbere kiroteye imbere mu kinyoma. Injangwe zawe nzizigera kure, isi irabona amateka arandika. Igihe cy'ukuri kiraje kikigaruka inyuma. Aguye kubera diplomasi yananiwe. Ndagira ngo muribuka yuko Nduhungirehe yagiye muri Chad muri ibyo bya diplomasi yabananiye. Yes, urumva muri ibyo bya diplomasi yabananiye, bakavuga ngo bagiye gushakira amajwi Louise Mushikiwabo. Ariko ndagira ngo mbwire ko abo kwa Dede batibuye rimwe ngo ryice inyoni zirenze imwe. Hariya bagiye no gukoma mu nkokora Chad muri iyi ntambara igiye guturitsa akarere, bitewe nuko Chad muribuka mu ntambara za 2000 na kangahe ko nayo yagize gutya ikagira uruhare. No kuvuga ngo rero ubundi iyi ntambara ni njyana muntu, niyo ya nyuma, ariko ni njyana muntu. So iriya ntambara yabaye rukokoma, no kuvuga ngo iyi ngiyi yo igomba kuyirusha noneho ubukare. Abo bageze hose akagara yamaze kuraba. Moisenyaro kumotombe Adereki wa sumatombe alias Blofongo tombe Emadipi siwane otombe. Yes, hanyuma rero muvandimwe uragira uti uri kundeba uturutse mu Bugande, uri mu Buganda, kandi ngo urashimiye cyane. Ndagushimiye cyane The Voice Madiba, we nawe komera cyane. Bagendaga bavuga ngo nibo bazi, ariko amajwi yabo ntamizi yari afite. Bashatse kuyobora batubesha, ariko abaturaje babonye ukuri. Iyo batakurwa ngo no kuburizana, inzu yabo imbere y'ukurami. Hanyuma abari ku Rusumo ubwo murakomeza mu nimero yanjye ya WhatsApp
nubwo hano ntari bubashe kuyigushyiriraho, ariko wareba ikiganiro nakoze kare cyangwa se nakoze se saa yine cyangwa se mu gitondo, ndumva hari haho nashyizeho nimero yanjye. Ni ukuvuga ngo ku Rusumo rwose nkeneye kumenya situwasiyo yimbitse bimeze biti, ku ruhande rw'u Rwanda ho bimeze biti. amahanga yarabareba yarasezereka, none amateka niyo abasubiza hasi. Cyubahiro ntikigurwa n'amagambo, cyubakwa n'ibikorwa bifite agaciro. Iyo uhemukiye ukuri n'igihugu, igihe kirakara izina rigengwa. Walitembewa kiramo n'ibiongozi, lakini maneno nayo kuona mizizi. Diplomasia yo imeanguka chini kila walipofika. Yes, ndabashimiye inshuti bakoze ba Mugisha TV. Reka dusoreze aha ngaha, bumaze kwira, hanyuma njye no gutegura ikiganiro cyo mu cyakare isaha y'isa 11. Nawe kiraba kikugezeho niba saa 10 utabona ikiganiro, nyamuntu ubwo ntago wakanze kunzogera, wowe kanda subscribe ukore kunzogera, hanyuma amakuru azajya kugereraho igihe, nta gukererwa, ntano mbese nta wasiwasi. Hanyuma rero ni by'agaciro wowe twatangiranye tukaba dusohezanyije iki kiganiro n'ukuri uri nyamibwa. Hanyuma kandi nawe wadusanze mu nzira, wadusanzemo hagati, ubwo ejo nabwo tuzongera noneho tuzatangiye turi kumwe. Ni ku isaha y'isa 5 amini y'isa 4. Ni ukuvuga ngo Imana rero ibarinde murarane nayo. Ukuri kuratsinda before done tumbe. Babeshe n'ababo n'amajoshe ta jambo rifite imbaraga. Diplomasiya yavuye hasi, aho bageze hose barasanga umuryango ufunze. Bagiye bavuga ko bafite inzira, ariko inzira yabo yari umwijima. Bagenda basanga izuba ryararashe, akagara kamaze kuhagera mbere. Iyo uteye imbere mu kinyoma, injangwe zawe zigera kure. Isi irabona amateka arandika, igihe cy'ukuri kiraje kikigaruka inyuma. Baguye kubera diplomasiya naniwe, abo bageze hose akagara yamaze kuhaba. Moisenya rukumotombe adereki wa sumatombe, alias Kongo tombe, emadipi siwane otombe. Bagendaga bavuga ngo nibo bazi, ariko amajwi yabo ntamizi yari afite. Bashatse kuyobora batubesha, ariko abaturaje babonye ukuri. Iyo badakurwa ngo no kuburizana, inzu yabo imbombereye ukura mwiza. Amahanga yarabareba yarasezereka, none amateka niyo abasubiza hasi. Cyubahiro ntikigurwa n'amagambo, cyubakwa n'ibikorwa bifite agaciro. Yes, icyubahiro ntabwo kigurwa n'amagambo cyangwa n'udufuni. Iyo uhemukiye ukuri n'igihugu, igihe kirakara izina rigengwa. Walitembewa kiramo n'ibiongozi, lakini maneno nayo kuona mizizi. Diplomasia yo imeanguka chini kila walipofika. Wakakutamba
wamefungwa. Walijenga juu ya ila no, lakini ukweli unasimama kama mlima. Dunia na historia inaandika, jina likianguka lisimami tena. Walitaka sauti milioneki, walitaka nguvu ilomota, lakini walezi wameamka sasa. Mwanga wa kweli uzimiki, babu ya kuana diplomasia ndani. Awageze hose akenera. Munyaneza komera Jean de Dieu munyentwari nako munyentwari Rupuri magazero tasizere cyari kibarimo izira vuga mateka vuga suruwango ni ukuri shintambara nukwigisha amateka ushaka kuyobora nafite umutima amaherezo diplomasi yamuye hasi akamara yamaze kubagera mbere. Yes ndagushimiye rero nkwifuje kugira ijoro ryiza nubwo nongeye kubisubiramo nuko nakomeje kubona hari abantu tukiri kumwe kuvuga ngo rwose ni by'agaciro. Sawa rero ubwo reka tubonane mu kanya.